ariko ubundi gene nakubiwe Nyarugenge byakomeye umva babagabo batangiye ibintu bya Sam Karenzi ego koma na Bruno Taifu ngo yabise ibintu byakomeye ngo ni Ngunzu ngo ni bijura gato umva nkubaze Sam Karenzi ni Ngunzu ego mwizera sikoze bamwise ngwiki ntago ari mwise mbese bamwise nawe sumye bya nibyo ngo ni ibigo gibye ngo ni Barenzamase ngo ureka nkubwire hari ijwi rya Taifa mbere ko tugira ikintu cyose dukunzi babundi banzuza ari byose reka nge manze ngukinira ijwi hano banze numiwe reka banze umva gato musadi ngo kuko ngo bafite amakuru ayayi amakuru aheruka kubabwira na bya bihemba mwembeye siki bwa bujura yakoraga muri aperi akamenya bahageze niki ubusara cyamenya n'umuntu uyu rero uyu bita Gafaranga ndetse abari Barenzamase abari aho ngaho icyo avuze ngo ndiyo bwana bakavuga kuvuga ngo noneho baje gute baje muri diwe urebe ukuntu nababwiye abagabo urwango bagira rumeze nk'urwa Satani y'abana b'Imana aba bagabo ni ibirundwe aba bagabo ni abagome aba bagabo ni ibigoryi aba bagabo ni ibyo kubyuka mu gitondo bikajya aho ngaho bikambara za boxer zihindurije niba binazigira hari bigenda bitambaye na boxer bikaza shaka kuri mikoro bikaza kuvuga ubusa ariko ibyo nabonye bishobora kuba byambara n'amakarisa ameze nk'ay'abagore ibicucu bikaza mani byamara kwitereka hariya bikavuga ubusa bikaza urwango gusa just nirwo rubari mu rwango nirwo bagenderaho urwango nirwo gato mana nyagasani reka ndekera umva abanyarwanda reka ndekera ibintu murabyumvise cyangwa hari ibindi bintu ukeneye kumva reka nkubwize ukuri ariko bakubwira reka nkubwize ukuri Sam Karenzi arya suri umusoma mukunda suri muvugira ngewe ntake ku ruhande suri kuravuze ngo bambara box ngo biki mbega icyo cyo kuvuga ibyo bitinganyi gato reka tubanze twinjire mu nkuru mu mwaka wa 2020 yifata 2021 yego uyu Sam Karenzi yahayarinze yakodesheje cyase nibwo yinjiye kuri Radio 10 yego icyo gihe yaravuye kuri Radio Sarusi yego aba hehe ihuye yego sasa tubiteye bite wibuke nibwo BNB yafunguraga harya buriya yego niba ubyibuka neza BNB yafunguye muri 20 na kabiri ari muri 2020 cyaje covid iza akusikari ryo byibutse covid yego abitwa ba Sidik ba Jari ba Jado Castar icyo gihe bose bava kuri Radio 10 batabaza kwishingira itangazamakuru cyane aribwo BNB yatangiraga nyine mu kugenda bagenda batwara abanyamakuru benshi bari kuri Radio 10 ba Yvonne Karugenge benshi ni mucyo anta bafuadi bose barabajyana ba Gicumbi barabajyana umuntu utaragiye mbara ninde ni mucyo anta wenyine Nyagahene nyiri Radio 10 abona radio iraguye nibwo yagezana Sam Karenzi mu kuhagera aba game change urubuga rw'imikino Rwanda naga urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda game change amakuru y'imikino reka nkubwire yabaye game change amakuru y'imikino kuri level mu Rwanda nta nundi muntu anabikora nta nuzanabikora bose barakurikiye nta nuzanabikora kuva kuri audio kugeza ku ma YouTube sinzi ko hari umuntu uzazana umurongo Sam Karenzi yazana mukuza Sam Karenzi yaraje afata uwitwa Bruno Taifu afata uwitwa Kazungu Clever afata uwitwa Axel Horaho ubwo akaba na Sam Karenzi wa kane bakajya banazana muri abacishagamo bakajya bazana mucyo anta ariko urebye timu ari yabo bantu bari baraje bakora ibintu bidasanzwe bakoze amatiku ntabwo twabitindaho bakoze gatoreka nkubwiye bakoze amatiku mbere urubuga rw'imikino cyangwa amakuru y'imikino byari kuza bakatubwira rezilita gusa bakigenda ndabyemera abagabo baraje bakajya barambika bongeramo amatiku oya barazaga bakarambika baraje bongeramo amatiku urumva wisenye ibyo abantu bubatse nagaruka kubisenya barakoze baraje bongeramo amatiku n'ubu n'iki kiganiro dukora gutya abagabo nibo bagitangiye ndabyemera ko nyine none se twe dukora amatiku hagati aho bari kukibabasenye tudatinze barakoze ibintu biragenda neza Radio going viral gatoreka nkubwiza ukuri kw'Imana sikizemo ukuri kw'Imana wari uhari warareba nari mari abantu badukurikiye hano barareba muri comment barareba za Radio Rwanda nta rimwe ari kivugwa aho wacega hose byari urukiko mu gihugu hose ndabyemera nanjye hose wereka Karenzi ko ari game changer yarabikoze ndabyemera nanjye uzikoreka nkubwiye ngewe ntabwo numvaga ko ibyo Barenzamase ndimo nabanza ndubaka iyi nkuru ntabwo numvaga ko nakwicara kuri YouTube ngiye ngo streaming nkoresha internet yanjye numva abantu umuntu muri kuko Radio 10 mu ntara ahenshi ntabwo yahageraga neza byasabaga yuko ujyayo uri ukoresha YouTube kugira ngo ukurikire urukiko rwaracuruje bari abantu baracuruje ibyo byo kujya kuri YouTube mubona ni Karenzi wivuga nibo vuga Karenzi nibo ba game change bakoze reko rero
ikosa ryo gukora operation yihe rimbe iriya niyo yabubitse, iriya niyo yubitse imbehe yabo, ariko inaba imiryango kugira ngo Karenzi atekere agira ibitekerezo byagira gute, erega njye sinabyita ikosa byatuma afungura bagira ngo njye sinabyita ikosa, yagejeje akaboko mu mbehe y'abandi, uvuga ngo we abanje yakoze ni byiza, ahubwo yakoze akaboko mu mbehe y'abandi, ibiryo byari byaruye by'abandi bantu. Karenzi ndabara abantu bakoranaga, ubwo navuga Taifa gusa Kazungu yasaga n'ubererekamo, ariko Karenzi ubwo Taifa na Axel horaho na Anta cyane bakajya bagenda bagakoza akaboko ku mbehe y'abandi, yewe rimwe na rimwe ngena barako banabimenaga bakabyana ari nabo bashyiragamo imicanga, operation bageze mu miswagiye y'abandi sha bro bero byari biteye ubwo nje nibuka ndi kumvira operation iri wari uhuze uri kweditinga nagwa ni gatoya ngwino wumve ibi bintu ndi kumva muri iki gihugu cy'u Rwanda turimo, nuko nabo bari kuvuga ibintu bari oneya numvaga bitabaho na n'ubu ubu tuvuga no ndacyasubira najya kumvira operation iri, ahubwo radio disi yazayisibye yari iteye ubwoba ko yakoze ikiganiro akiha abantu akavuga mu bapfu kikagira kemagana n'ibiki, nta muntu uritereka kuri ya mugabo yagora umwami wo kwiteka, ariko akageze igihe akagisiba bitewe n'ibyo bavugiraga, ariko uretse ya operation imbe bazayisiba hagati aho rero bamaze kububikira imbehe Karenzi yese terura ya team ayijyana kuri radio twakoragaho iyihe Fine FM agusangayo ansangayo abatari banabizo bimenye, urabizi ko wowe wahise uvaho yo mbere gatoya ukomeza iby'imiziki n'ibiki, njyewe nagumye ku itangazamakuru kuri Fine FM bahaje FM kiri kuri internet itari kuri FM kuri FM twari turiho, kuri FM twari turiho dufite mu rubuga 93 twari turiho, ariko nyine bitarafata we na ba DJ Adams mwese ari mwakoraga, Adams yarakoraga witwa Ntwari Mukama yarahari, hari erega hari undi mupeti witwaga Shafi, witwaga Shafi nawe wasakora kuri studio y'imikino, hari undi mupeti oya ukora kuri studio n'uyu mupeti witwa mpeti ukora ibintu bya showbiz, aho basigaye akora kuri radio yitwa Capital FM, akora kuri Capital FM jene ntibuka neza amazina akajene nyine gakoraho showbiz, ninza kubibuka ndibwagera mu kubwira typique inshuti yacu cyane twahuriye Kanombe n'umvukazi. Karenzi yaza kuri Fine FM azana ya timu agarura yose, umuntu utarajemo ni Kazungu wenyine Axel Orord utarajemo ni Kazungu, uko kucyo bajyayo yanabanje kuguhayaringa Lorenzo ari mutware nyuma razana mu ba Eme Uwimana nyaza kuzana mu ba Regis iki ngira ngo urabyiba, niyo mpamvu Taifa aramuzi neza barabanye banje kubisasira nkubwira kugira ngo wumve ko Taifa amuzi bakoranye igihe ngahinjira mu nkuru sasa, reka ro sasa nkubwire rero numvise ngo ariko wanze Taifa yakabije Taifa kugezwa biti misungwe gato urabizi mena sabana ariko kwita umuntu musungwe oya harano yakabije, ariko buriya nibiri mishyari mani yatiteye ubwoba imishyari mani umusungwe uretse mwaze nicyo yaryamwise gafaranga nicyo kintu Karenzi yaba yarakoze cyatuma Taifa mwita umusungwe gato, ntekereza ko ngewe nese mwise umusungwe umwe muri misungwe ego kumana nyagasani ntabwo byumvise none se wowe ngo nibyo birenze base byawe muri no audio tumaze gato, ahubwo reka mubwire ora natinyo byari ibyo ntabwo nabisubiramo, muri ko ni gukotinga umuntu ari nabisubiramo rwose, ariko none ibaze abantu babanye iyo myaka bakagoyinga vero bagakora ibiganiro bya hatari mu gihugu bakabumva tukenjoyinga tukavuga tuti tukaba twemera nk'aba game changer gato, koko ugereranyije mu mboni za urabona Taifa na Karenzi barapfuye iki usiri bapfuye Karenzi barabatipe bose yarabataye simbyita ikosa, ariko nyine yarabataye abarusha ubwenge agera ku cyo bifuza kuba bakora batabasha kugeraho, impamvu urugero rufatika abantu bambare gato Karenzi yashinze radio, wibuka ko Bruno Taifa nandi na Axel numva bashatse kuza gushinga radio hano mu Rwanda, kibuka izina ryo bashaka kurigita ariko abantu ibyo barabizi back in days mu minsi yashize ndabibona ibyo bashaka gukora bashaka kuza guhangana nandi na Karenzi babuze ibyangombwa n'ibiceri biyanuse biceri, ariko se tutararengaho gatoya ntabwo nguciye mu ijambo urakomeza, ibuka yuko Axel horaho ko yagarutse SKF bikamwakira neza rwose kamara n'iminsi ingaza mu rubuga mu rukiko nta kibazo, ntibwira ko we nta kibazo afitanye na Karenzi wanyibeshe ko ntacyo, ariko niyo mpamvu ngenda shaka kumva ko barashatse gushinga radio ko ibyangombwa byahure na Karenzi, nicyo ari kubwira cyane kuri Taifa bari wibandaho, uvuga ngo Taifa ikintu cya mbere apfa na Karenzi n'abantu bose banacyumve, mbere ya byose ni ishyari, impamvu ari ishyari
Karenzi biruka atera ino ntambwe akagera hariya ngiye Karenzi ntakubeshye ndamukunda ndanamufana ariko nanga ibintu bye akizana urutinganye muri studio rwa Lorenzo ariko se gatoya bacagira ibyo byo kwita umuntu umutinganye nyine banza wumva none se Lorenzo mwita umutinganye uhereye n'umutinganye urabizi none se mwaratinganye njye se njye n'umutinganye ukorera ufite ikihe gihe se mungu ni mageragere se mungu nagari nagari ubashaka byivugira ibyo bapfaga se rubizi ariko njye babikiza ndoke urumva nkubwira ntukita umuntu urutinganye guteze none se ikindi kandi gatoya ko muri abagira amakosa navuze ko adafite ikindi kintu yapafatingamo neza sibyo rero ko njye si iki bitinganye ibyo bimenye urumva niyo mpamvu nazi kujya gukora muri ya studio urabizi studio njya amaye kiraka kinaryoshye mbona n'ibitinganye wa mwana nyabavuye muri ibere muri Amerika njyewe niko bisize ku karubanda ibyabo harimo nakari kagabo kagufi yakaririmbye yakomeza berereka ndakubujije nako bagasabya kinyuma wandi waza ari pasteur none rero gatoya hari icyo ndi gutekereza rero njyewe nibwira ko ibi bintu nkuko wabivuze uwagushaho nashakaga ni ishyari cyo nicyo cyambe none kandi turekera ibyo ngibyo urumva noneho uriya mutipe Taifa nawe yashatse kuza gukora ibyo Karenzi yakoze ariko iyo udafite imbaraga zikugikiye zikuri inyuma uragwa yereka gatoya Karenzi abarusha connection afite n'igitinganye batinganye bamena bajya buretse mwereke ibyo wubiretse Lorenzo nagwa yahise ahari Lorenzo yaje asanga radishinze kandi inakunzwe sibyo niyo mpamvu njyewe aho ntasa nkumva cyane ahubwo icyo nkubwira Karenzi ko muri bino yagize network uribuka bajya gufunga bano bantu uburyo wasohotse umuceri uko Karenzi yari abakinnyi yaguriraga AP nese si twari tubizi byari kandi yarabihakanaga kandi n'ubu nge nagwamiriza ko akigafite iyo ni connection erega Karenzi dore mpamvu Karenzi afite uburyo ki yinjira muri bari abantu azi gucengera cyane Karenzi muri Rayon Sport arimo muri APR arimo Mugesera abonye nta kintu ari mu ntara arajugunya urumva ubwo nyine havugamo ubufaranga buke uri kuvuga ngo nimba basha kuza agakomveka batadeyo akabarya ibiceri bagashyiramo bagashaka no kumurega ariko yabibarumye urumva akaza muri APR agashyiramo akaboko runaka akagira ukuntu yakoramo kata iyo connection bwa afite imyemerera kuza hano mu kibuga kitereka akabirusha bari abatayifu none se hagati aho ngaho njyewe nagize ubwo amagambo Taifa yavuze agize icyaha njye niko nshobora cyane nanjye niba umuntu ashobora kwitereka kuri kamera akavuga ngo umuntu n'umusundwe oya icyo wenda tukibara n'icya gisanzwe ahubwo akavuga ngo uriya muntu n'umugome kuri feza yanagwa ku mafaranga ngo yanakwica n'umuntu ngo njyewe ndabizi neza urumva icyo kintu ariko urumva iryo harabika ku muntu bivuze ngo atijyana usanga afite ibihamya ese gatuka nkubaza ibyo bihamya wabijyana mu rukiko ntabwo wabizana ngo uze kubihagarabikisha umuntu aho ngaho sibyo icyo ni ikintu kigize icyaha niyo mpamvu ubona bureka nkubwire niyo mpamvu ubona nko mu bintu buriya byatumye yago ahunga ari la video ya Jihad yarekuye kubera iki yarahunze nyine nicyo ndi kukubwira ese ugize ngo niyagonze ugaruka mu Rwanda mbese eragahunga rimba yari yamubagaje nyine ndacyabikubwira ntabwo byemewe ko wafata video y'umuntu ngo uyisohore none se Jihad afungiwe iki mu bigaragara none se Jihad ikintu cya mbere cyabisembuye erega to buri hari ukuntu RIB iba yibikiye kandi ntukazambwire ibintu by'ibiti urumva hari ukuntu RIB iba yibikiye umuntu ikamwibikira hakazi imbarutso igahita nyine ni nacyo nshimira RIB ngewe ntihutira ntihitiza ngihita ifata umuntu banza akagwanga abanzi kamuha warning ikongera warning abahungu bamurangira bageze igihe baza bakwega abakabona umuntu ntiyumva baza bakwega twe kujya out of topic rero mu by'ukuri uri kumvaga ko kuko yabwira ngo ni ishyari icyambere ni ishyari ariko hari ikindi kintu kibiri inyuma kinakomeye bari abantu si babanye wumvise Taifa yavuze ngo ibyanyu byose ngiye kubishyira hanze ariko yavuze ngo barabishyize hanze nuko ubundi yagiye yituza uvuga kuvuga ngo ibyanyu byose ngiye kubishyira hanze bisobanuye ngo hari ibindi bintu byabo bapfa ashaka gushyira hanze azi neza afite ese gato ese ugira ngo abantu babanye igihe kirekire ntibaba baziranye kuri Taifa umuntu uziranye na Karenzi cyane jewe dusa naho wenda dukomeje kuri iyi nkuru ngiye byambabaje cyane gato reka nkubwire wabajwe n'iki kubona abantu bahigana pe none se ntumvise bagashakana amafaranga urumva bagakora mu nzira zose zishoboka ariko bagezeho bakomeye batangiye gusarura kuri bya bintu biriya bintu ngiye mbona ari ukwisenya wenda no kwisenya uretse ngikambwira impamvu si ukwisenya hano turi mwisi urukumva turi mwisi yego none se nkubaza ariko siko turi mwisi bivuze ngo tubane nabi banze icyo nshaka kukubwira tugirirane nabi kwe banze icyo nshaka kukubwira
we myizerere yawe abantu bataye kirazira itone uretse wenda we ku myizerere yawe kimwe n'abandi bari muyihuje ndabizereza ko mutari kumva kino kintu ariko wenda urumva ukivuze kumwe na pasiteri atavuga ngo uri ferawuni waguye hasi hano turi misi n'abangabo turi misi na Satani n'Imana bari mu ijuru no batabicyaha kuko icyaha cyambere cyabereye mu ijuru ari no mu ijuru ntanahizera ntanashaka Imana zigomba kunyuza andi hantu itore se muri tsanzo umva gatoya twumvikana nyine reka je umbanza navuze ngo nyirubye nimba turi mu kiganiro sibyo itone nyine banza unyumve ese wanetse nanjye reka maze nkubwire navuze ngo nturi myizerere yawe wiyizana kuri mikro uri kirase ufite umubwego none se kuvuze ngo imyizerere yawe iyanjye ariyo nabwiye ngo uri tuyiza nawe ndimo nakubwira reka nazo opinion abadukurikiye imyizerere yanjye ntayo bazi ntiba nazonsenyene bazi iki nawe rero imyizerere yawe yego wizera ibyo reka ndikomereze ibyawe kuva icyo uri kugira nabwiye ngo turi misi niba no mu ijuru abantu batabaga icyaha niba udakire kujya mu ijuru wiza kwibwira abantu hano itone nyine wowe umva nkubwire wowe nyumva aserikana izo opinion yawe irimo amakosa sinyemera nta makosa kuri ibintu urujya ibintu bizima vuga banza unyumve reka ndangize banza unyumve nyine wowe uvuga ibintu bitarimo iby'inyizerere yawe nuko byumva cyangwa tuza nyine banza tuzi sibyo uri kumva nyine banza wumve ngewe cyituma ntari gukoreka uvuge tuza ariko se tuza ibyo bifitanye n'ibyo ngo webireke nagwego nimba na Satani n'Imana bari barantu hatabicyaha Satani agakorera icyaha mu ijuru ahantu hera urumva mu isi hatera hagomba kuba iki ubuse Diamond na Harmonize bari kumwe none se kamubaza Bibiliya iravuga ngo ibyo sinyemera ugushije ishyano wasi na korowani sinyemera kuko umarukiwe n'iki ibyo tuzabikora nyuma nimba ubishaka tuzabikora sibyo ibyo nawe wajuru wishimye erega gatoya hari icyo mubwira nagwego niba Satani yakoze icyaha mu ijuru abantu batabaga icyaha ahantu hera hari icyo ndi kugira hano mu isi bari gutatangwa icyaha reka manze nkubwire umuntu ugenda mu nzira mutaziranye mwapfiki ntagutuka mwapfikiza kuko mwamutaziranye umuntu mugomba kugira ikintu mupfa ni umuntu mubana ni umuntu mukorana ni umuntu mugendana Bibiliya iravuga ngo umwanzi w'umuntu ni uwo mu rugo rwe urumva njye nzagirana ikibazo nawe kubera ko njye nawe nituvugana nabi tuzaba turakaranyije urumva icyo cyose twaba tugiranye kuko tugize gute turabana turahorana ariko ntabwo nzagirana ikibazo n'umuntu uri harantazi murakigirana ubuse nkubaze uyu Karenzi rero reka agirana ikibazo na Taifa kuko nibo babanye nibo bakoranye umva nibo basangiye byose Taifa arabyivugira n'Imana rega Satani barabanaga nicyo ro nkubwiye bisobanuye ikiro gatoya ngiye mbona abantu bari kwisenya ntabwo bari kwisenya pe gato kamubwiye iyaba byakundaga ari ibintu byakabaye kabisa byakabaye nyine bakiyunga uje nakongera kwijana kamubwire umubwire ikintu kimwe ubu turi kubakoreramo amafaranga gake ndane turi gukora bibeshya abantu none se ntabwo YouTube igwemo ariko wajubwiza abantu abantu dufite amafaranga y'inyayo urayafite gatoka kamubwire turenda kujya kuri kamera abantu bazatuba isura yawe izabigaragaza nyamuneka utazazana ibintu byo kwima abafana duhura nabo tuba blessing kuko kuba badukurikiye baduteriza imbaraga nibo bantu amafaranga ratamwe mudukurikiye murayaduha nta kibazo tuzajya tubanezeza namwe ariko umva rero umuntu ngwireka kuri iki kintu kirakomeye nabwiye ngo abantu babanye bagomba kugira ibyo bapfa nko uri kubimbwira biriya bintu Taifa yavuze ndabizi ko ari bishyira hanze ubusku n'abatutsi arakaye abafata abatipe babira bitinye cyaro renza kitago ni kirenza uretse se uri kumva uretse mubwira afata n'abandi bose bakazungu n'abarenzamase kazungu n'umusaza uzari uri akazungu ibintu ariko harangura yana kabisha kazungu yakabisha gato asika nkubaze gato koko kuri muri iki kibuga kukimaze imigi kazungu hari umuntu numwe uri kwimana ndamwubaha nanjye ndamwubaha uriya mugabo ndaramukunda je kazungu ariko tinya umuntu ureba imyaka amaze mu kibuga uzi uretse Taifa n'ubwa mbere numvise umuntu amuvuze nanjye n'ubwa mbere uje byanantunga kandi reba igihe amaze kireka niba barimo akuburakari ariko shaka kazungu n'ubwa mbere numvise umuntu amuvuze sinubera byagenze yabaye kuri contact abaye kuri za flash kuri za radio dis ndabara abagenero ibyo bibazo bagiranye na ba Karenzi ntabwo kazungu yabaga rwose nizo za operation yabaga yitane kana hari kazungu usabwa no kumenya kari reka ibyo byose kazungu abatetse kazungu ubundi agira karite akambura umuntu ufite karite za kazungu Axel Rugamba Axel rwo kuri radio abacece uzumva bira byana by'ubwenge byo biraza kisaraga uzari bijya Axel amaze mushura nari mubona muri bifu n'umubona muri bifu bibaho
yakoze kuri flash azamuka ahantu hose ni wamwumva muri beef kandi reba imyaka maze ubundi uramu niga no umusiniya no musini cyane ubwo rero umukuru we shani Kazungu Claver Kazungu rwose ni wamwumva n'ibyo bintu ariko nyine dusoza kino kiganiro icyo tugiye kwitega amakuru aryoshye ashyushye urumva ndabizi neza ko tagiye kure wowe icyo ushaka nuko ayo makuru ajya hanze none njyewe meze nka Epstein ndarekura barekure ikiza hano twebwe nta makuru mashyashya twebwe tuza kurekura twebwe turakotinga barabreakinga tugakotinga gusa tuba turi abambere kuvuga icyo kirimo breakings babreakinga ahubwo ibintu biryohe gatoreka mubwire reka dushimire abadukurikiye iyi ni channel yacu kandi channel yanyu wowe utarakora subscribe ukabutwumvise bwa mbere kora subscribe bidatinze njyewe nitwa Janvier de Classic Gakuru nakuna mugenzi wanjye Sifa gato de Classic amori Imana bari namwe shalom mukore subscribe hano kuri chaîne yacu ibintu bigiye kumeneka ndetse na kamera kuri live ibombo platinum